twiganye bose baransize nsigaye nibaza nabikoreye iki mbese by'umuziki ndetse n'akazi ki njyewe muto ukunda gato kavana na buto wanyinisha gato ngagutera rap mu goto ibyo se bikoreto mbikora mu goto nateze moto nazendutse kanijye gushaka akaza mu butaka butagatifu ariko ubayeho kabandi bacaye icyo muri gucaye cyane bamahita inari byari byishimo binduka agahinda ibyari neza binduka amarira ndacyarondomeka nsonga mbere paka muri rapo inzozi zanjye ni rapo ndakomandega muri rapo njya muri rapo gusa mu matara rapo haranira kuba gusa ndashana ko mwakunze rapo ni umusitari nyirere boy kora ukunda gato akamaze na gato wanyinisha gato ngo gutera rapo mu goto ni umusitari nyirere boy ukunda gato akamaze na gato wanyinisha gato ngo gutera rapo mu goto pa amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mudukurikiye reka uyu munsi ibyo mujyamo byose muhirwe mubone guhirwa wewe wihebye wowe ushonje cyangwa se wowe ufite ibibazo by'ubuzima twizeye ko Imana ihari ishoboye byose wowe urwaye ihangane wowe wabuze akazi ihangane ejo kazaboneka uyu munsi wakabuze ejo kazaboneka jya wizera mujye mugira ikintu twita kwizera abakristo bavuga ko kwizera kurema sibyo kwizera kurarema kwizera kuranesha ntukumve ko wihebye nimba wabibuze reba mugenzi wawe watetse nimba wabuze ibyo kurya reba mugenzi wawe watetse ndabizi umukomangiye siyakwima ibyo kurya ikintu kitwica n'ubwoba yes tubahaye ikaze rero wowe utarakora subscribe na like kora like na comment munsi tubwire ibyo twahindura cyangwa se uduhe ibitekerezo byawe Imana iguhe umugisha uyu munsi dufite umutumirwa yatangira twibwira nitwa Niyonkuru Jean Claude Lily Boy ushyizeho ka Lily Boy uri umuhanzi uririmba iyihe njyana hip hop waririmbye he ntabwo nari natangira kuririmba no kubera amafaranga yabuze ariko bizaza hari ahantu se byibura ujya ukaririmba abantu bakakubwira ati ufite impano hariya Gahanga ku isoko urabaririmbira kandi bagataha bishimye ufite indirimbo zingahe Lily Boy imwe ariko ndacyashaka n'izindi abantu bakuze ku ndirimbo imwe bayita gute ndacyariho Lily Boy uracyariho Lily Boy kanombe hano yumva iyo ndirimbo irenzera indirimbo kwirenza ugeze uyijyana muri studio se yajyanyeyo bayikora nabi ariko ndashaka kuzayikora neza ushaka kuzayikora neza watangiye kuririmba ryari se nkiri umwana umwana bazi kuririmba ariko ntabwo yumva ngana nka kariyada wenda mfite imyaka nka 12 cyangwa 13 uva se kuri iyo myaka wari ufite indirimbo imwe ariyo wirirwa uririmba oya hari n'ibindi najyaga no guhinga mpingira ababyeyi ariko iby'ababyeyi byo biri kugenda bicika umaze kuba umusore ntabwo ushaka gufasha ababyeyi se oya nzaza mbafasha ariko ibindi nanjye ngende nirwarize ko byanjye ntabwo ababyeyi se bajya bakubwira ngo ufite impano wapi ntabwo ujya ubaririmbira uririmbira abantu b'imihanda ariko ababyeyi ntabwo ujya ubaririmbira ngo bagufashe niyo baririmbira ko nta kintu bagufasha se kubera iki ababyeyi b'iki gihe ni ingona bagufasha ujya ugerageza utinyuka ubabwire ufite ababyeyi bose ufite papa na mama uri umwana wa kangahe iwanyu njyewe upfura mu rugo mfura ufite abana bangahe batatu bo kuri papa na mama ariko mama hari uwundi mwana afite wabyaye abana batatu ubona ko wabyaye ni abana batatu gute ubwa mbere yabyaye umwe ku rundi ruhande ubwa kabiri abyara abandi babiri b'impanga irisayidiye
uri guseka se uri guseka ibiki? Uri guseka mama wawe? Wowe turirimbe wavuze ko ufite impano yo kuririmba. Wavuze ko ufite impano yo kuririmba, se umuhanzi wakundaga cyane ninde? Ni Jay Polly. Uba wumva se Jay Polly ibyo yaririmbaga wamurusha? Ntabwo namurusha uwo andenzeho. Akurenzeho? Uba wumva ari inde muhanzi warusha mu Rwanda? Uwuhera bose bandenzeho. Oya se ubwo uzajya kuririmba uvuga ngo abahanzi bose bakurenzeho? Ubwo se uri kumva uzagera he? Kandi tukwitezaho ko ugiyeho ubwo gusimbura Jay Polly. Jay Polly se ariko yajyaga atsindwa? Wapi? None se utangiye gutsindwa kandi ukunda Jay Polly? Nuwe muhanzi wumva wakorana na collabo nawe mwafatanya indirimbo nyine? Zeo. Uramwemera cyane nawe? Uwo turirimbira indirimbo yawe. Ngabo twiganye bose baransize, nsigaye nibaza nabikoreye iki, mbese by'umuziki ndetse n'akazi ki. Njyewe muto ukunda gato kavandara buto, wanyinisha gato ngagota rap mu goto, ibyo si bikureto mbikora mu goto nateze moto, nazandutse ko n'igihe ushaka kaza mu butaka butagatifu, ariko ubayeho kabanza bagacoye icyuma n'ubuciye cyane, bambaye teneri bya byishimo binduka genda, ibyara umuyobozi binduka kamera, ndacyarondoma nsonga mbere paka muri rapo, nsaza njye rapo ndakomandinga muri rapo, njye muri rapo gusanga amatora rapo, harana kuba gusanga ndashona ko mwakunze rapo, ni umusitari nyirele boy ko nagata kuvanda gato, wanyinisha gato ngagota rapo mu goto. Ni umusitari wanyirele boy ko nagata kavanda gato, wanyinisha gato ngagota rapo mu goto. Pa. Umuntu ufite ibikabyura? Umuntu urenze? Ntabwo ndenze cyane. Nta kandi gatero kajyaho se? Wapi? Nuko ingana gusa? Kuki se ari kagufi? Uzi ko numvaga ko ugiye kuririmba ikintu kirekire? Uracyari kuyigaho? None se ubwo Zeho nimuririmbana? Oye nzaba narongeye ibitero, iyindi ngiye kujya guhanga nzaba narongereye. Hari indirimbo ya Zeho uzi kugira ngo uyicisheho kugira ngo yumve ko umukunda cyane? Nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana, uko byose bikugurukana, urabizi sinabiruhana, kwihangana biranze urukundo rwanjye nahaye inkumi, kwihangana biranze urukundo rwanjye nahaye inkumi, ko nayibagiwe ra. Nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana, uko byose bikugurukana, urabizi sinabiruhana, kwihangana biranze urukundo rwanjye nahaye inkumi. Manega sinzi gusoma kandi narasibaga gusoma, narayibagiwe neza ariko nzongera nyibuke neza, ubutaha nzayibaririmbira. Hari undi musitari uzi se? Se nabaye basitari, vuga nk'abasitari nka batanu ukunda. Zeo, Jay Polly, Riderman, Bruce Melody, Aline Sano na Bwiza, hamwe na Marina Debora. Marina Debora yose urayazi? Hari indirimbo ya Marina Debora uzi se? Wenda gatoya. Matete iyo ngiyo niyo nzi ariko ntabwo nari nayimenya neza. No Bruce Melody. Bruce Melody. Bruce Melody ni iyihe? Nayo Riderman se? Riderman? Nawe nayo kereka Bwiza se? Bwiza? Indirimbo zose zaba ari abahanzi mvuze ntabwo mba nyizibuka kubera mba narazibagiwe. Se kuki ntuze Debora uzi amazina ye Marina? Uramukunda cyane?
Eh, muhuye n'icyo wamubwira? duhuye se Eh, namubwira ko mukunda mm. kandi ko ko nshaka ko tuzakorana indirimbo. cyangwa ushaka kuzamusohokana? Oya. Mu rwego rwe ntabwo namusohokana. abyemeye se? abyemeye akavuga ati Lil Boy reka dusohokane, wabyemera se? Ikibazo ni amafaranga niyo yavuze, naho abyemeye namusohokana mfite amafaranga. wamutera injugu? Mm, ugira sheri se? wapi, Ah, abakobwa bose baranyanga ngo ndi umukene. oh yes. Mm. akwangiye iki kandi mbona uri ibogarira? umuntu uri ibogari none uri n'umusitari muri Gahanga wabafashe. Zihorere wa mugabo. cyangwa utinya abakobwa? Oya, ntabwo mbatinya, ahubwo ikibazo iyo bavugishije bakwegeraho bakegera nk'aho batakubonye. kandi bari kukureba. hari umukobwa se ujya ugutuka? Ni benshi. wihangane. iki kintu kijya kikubabaza cyane Lil Boy? kuba ndi umukene. kuba uri umukene bikubabaza gute nyine? kuba mbona ba Marina basohora indirimbo zabo, ba Bruce Melody, bikambabaza. nanjye nareba indirimbo yanjye nkabona iri hasi ntabwo iri kuzamuka. ishyari rirakwica. nkumva nanjye nahita mbonye amafaranga nagenda nkayikoresha, ariko byaranze. kujya ugira ishyari ryiza, ntukagire rya shyari ribi. ishyari ryiza urarizi? nanjye ni uguharanira ko indirimbo yanjye nanjye izajya kure. ubu ngubu abantu bari kukureba. hari n'abazaza kugusaba ko mwakorana indirimbo. ntukagire ishyari ribi. ishyari ribi ni ukuroga. si ubizi se? tugira agashyari keza. naho niki kigushimisha Lil Boy? ikintu kinshimisha ni uko mba ndiho. nanjye mba numva gutunga, nanjye natunga sheri mwiza. hari umuntu waze hari i Gahanga baje kwamamaza ikaramu, yaravuze ngo ndi umukene, mu rugo ni abakene, ushatse mu rugo rw'abakene. uwo mukobwa azana kwa muganga ngo aguhe 20,000 ngo ujye kwivuza. kubera iki se? ubwo se urumva yabigwa? nawe aba yabuze ayajya guhahisha. none se ubwo inama yabahaga ni iyi? bateraga umutima mubi? oya, ntabwo ari umutima mubi, ni ugushaka umukobwa ufite ku mafaranga nanjye akayanshinga. urashaka umukobwa ufite amafaranga? wese kandi ntayo ufite. azaza. wizereye mu ki ko amafaranga azaza? kubera Imana. urasenga se? uzira gusoma Bibiliya? ntabwo mbizi. ntabwo uzi gusoma se no kwandika? wapi. kubera icyo utagiye ku ishuri? ba mama narababwiye, nabonye ishuri ryo kujya kwiga gusuka no kogosha, barambwira ngo nta mafaranga bafite. wumvaga se wabishobora? mbonye umuterankungu njyana ku ishuri ryose nagenda nkiga. nibyo? wumva ufite ubushake bwo kwiga cyane. mu gitondo ukajya ubyuka n'akabaga ujya ku ishuri. ishuri nari naribonye hariya mu Kagarama munsi y'akarere. gusa se byajya bigusaba amatike menshi? kareho nari nabonye se ya makeya. byangahe? wenda nk'ibihumbi banciye ayo ba padiri bari kunyishyurira ay'ishuri, njyewe nkiyishyurira ibikoresho. bari banciye 50,550 niyo mafaranga makeya. ahandi banciye ni 900 niyo mafaranga. ubwo abo bantu baguciye 900 bari kujya ukora iki? kujya kwiga nyine. kwiga iki?
gusuka, kogosha, byose byari ugusuka. eh, Mu 900 harimo n'ay'ishuri. ariko ugahita baguha akazi. Ndabizi se nimba bamakaze. Ntabwo ari menshi. Byatuma ababyeyi bagurisha. Ese uri kumva utaba ubasize iheruheru mu 900 si menshi? Ni menshi. Ushaka umuterankunga. Imana izamuguhe, sibyo? Imana izamuguhe. Ujya ureba ibintu by'imipira se? Ukunda iyo kipe? APR. APR. Hari abakinnyi uzi bo muri APR? Hari inshuti Innocent. Nuza Jabel ntabwo agikiniramo. Jeburine Watara. Na Nuza wundira Nzotanga nawe ari muri APR ubu. Harabura babiri. Abandi babiri narabibagiwe. Naho hanze ufana iyihe kipe? Hanze nta kipe mfanayo. Nta kipe ufana? Ni ikihe gihugu uba wumva wajyamo uramutse ubonye amafaranga? Usibye mu Rwanda niho nakwigomera, niho hari umutekano. Kubera iki sandi wumva ko nta mutekano uhari? Kandi kuri radiyo mpora mbyumva ko hari ibihugu biri kurwana. Kuko niyo mpamvu wikundira u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyiza. Gifite n'umutekano. Cyaratubyaye, kiraturinda, na n'ubu ngubu kiracyaturinda kandi kizahora kiturinda kuzageza dushaje. Yego. Perezida w'igihugu cyacu uramuzi? Bamwita nde? Paul Kagame. Yego. Nyamara ukurikirana amakuru? Ukurikirana amakuru? Icyifuzo ufite ni ikihe se nk'umuhanzi? Icyifuzo ni ukuzamuka nanjye nkava mu rwego, nanjye nkava mu rwego rw'abakene nkajya mu rwego rw'abakire. Ukoresheje indirimbo se? Se ukora iki mu buzima busanzwe? Njya guhinga, ariko guhinga se ko biri gucika. Biri gucika kubera iki se? Tuzarya tutahinze se? Oya, mu ntara bazaba bahinga batuzanira muri Kigali. None se ukora iki? Ni uguhinga nyine, ariko iyo nabonye n'akandi kazi ndagakora. Ariko kare watubwiye ku bintu byo kujya gusuka no kogosha. Uzabikora uziga utazi kwandika no gusoma? Icyiza si uko wabanza kwiga kwandika no gusoma? Wigeze ugerageza kujya kwiga mu ishuri risanzwe se? Nagiyeyo mara imyaka 6, imyaka 10 natazi gusoma no kwandika. Ngo iki? Subiramo. Ni izina ry'Imana. Imyaka 10 natazi gusoma no kwandika. Bahora bankubitagura ngati ngo nabaye wa nyuma, niyo njyewe waherekejaga ishuri ryose. Bari baraguhaye igifunguzo. Imyaka 10 ikora myinshi. Hari umuswa pe. Ariko mbonye umutica ryose uzi kunyigisha nabimenya mwiza. Gusoma no kwandika. Imana izamukoherereza. Ariko njya kwiga gusoma no kwandika twegeraga kuri ADPR barayifunga, tuza kwigira hano ngaho kuri Nazarene, ariko ntabwo duheruka kwiga. Umwarimu wanjye iyo ngiye kumureba arambwira ati ngo arahuze, nkazaboneka ikindi gihe. Uramwishyura se cyangwa n'ubuntu? Oya, ni ubuntu. Ni umuntu w'umugira neza wavuze ati reka nyamwigishiriza gusoma no kwandika. Ntabwo ari njyewe gusa. Muri benshi? Oya, ni njyewe yigisha, ariko tubonye n'abandi twabashyiramo. Yarababuze? Umva, abantu rwose bashaka kuza kwiga gusoma no kwandika, rwose baze tubarangire uwo mwarimu nimba abikorera ubuntu. Ni benshi bashaka kwiga, cyangwa uradushutse? Ntabwo mbashutse. Yarababuze pe.
ubwo wasanga wenda aribwo agitangira azagenda babona. oya ntabwo aribwo agitangira, yatangiye kera bakazabaza bakabahamagara bakamubeshya ngo bazaza bikarangira bataje. Abasitari se bitwaga Gogo na Vavura bazi wapi kubera icyo utabazi kandi kuri social media nawe ujye ukurikirana social media wapi sugira telefone wapi nta telefone ngira barayinyibye. none se nk'umuhanzi ubu abantu bazakubona gute? mushiki wanjye yabaye ambekeye agasomo kadi we nabaha nomero zanjye bakazaba bampamagara. akaguhamagara se kandi itariho? nyine mushiki wanjye afite simukadi yanjye ari muri telefone ye. mbese ko utari warampaye nimero zawe ngiye kuziguha ni 07 2 6 3 wazifashe mu mutwe. ongera utunyurizeho amasegonda make ya ndirimbo yawe abantu ubakangura ubabwire ko uri umuhanzi nyine uzi kwivuga wakunda umuntu yivuga nyine nk'umusitari. ntabwo nzi kwivuga ariko mu bindi ndirimbo nzaba narabyize. ngo banyurizaho amasegonda make akaririmbo kawe. ngabo twiyiganye bose baransize nsigaye nibaza nabikoreye iki mbese by'umuziki ndetse n'akazi ki njyewe muto ukunda gato kabana buto wanyinisha gato ngagutera rap mu goto ibyo se bikoreto mbekora mu goto nateze moto nazendutse kanijye ushaka mu butaka butagatifu ariko bayo kabanda bacaye cyo muri gucaye cyane bamete nari byari byeshe mu bintu kagenda ibyari neza binduka amarira ndacyarondo mbakasanga mbere paka muri rap nsazanjye na rap ndakomandega muri rap njya muri rap kusanga master rap harana kuba kusanga ndashana ko mwakunze rap no master nyirele boykora ukunda gato kamazana gato wanyinisha gato ngo gutera rap mu goto no master nyirele boykora gato kamazana gato wanyinisha gato ngo gutera rap mu goto pa urakoze Lil Boy. yego Imana iguhe umugisha kuba witabiriye ubutumire. Nawe ufite impano nukuri jya ugerageza uyerekane ndabizi ari igihe ntawamenya inzira z'Imana aho zanyura. Murakoze kudukurikira. Imana ibahe umugisha.